ariko uzatinye wa muntu w'umugabo wita ngo ni umugabo, wa muntu w'umusore, aho kugira ngo akemure ikibazo cye aba ari gushaka uwo yabigerekaho, uba udashobora kwifatira umwanzuro w'ibyo agomba gukora, udashobora kwifatira umwanzuro w'aho agomba guca n'ibyo agomba kujyamo, cyangwa se rishingiye ku gitsina ndetse n'irari ry'ibiryo. Yumva ko ibintu byose ababyeyi be ari bo bazabikora, niba ari ukubaka nibo bazamwubakira, niba ari icyo akeneye bari ukurya, mbese buri kimwe yumva ko ababyeyi ni nyamugiyo bigiye. Niba yabonye abantu bari kugenda bigiriye mu mupira cyangwa se bigiriye mu birori runaka, nawe ahita afatiraho akabaherekeza. Niba ushaka kwemerwa, niba ushaka kugira igikundo, niba ushaka kugira igitinyiro, niba ushaka byo dusanzwe tubizi, bajya bavuga ngo abagore nibo bafite nibo bagira amagambo, ariko abagabo bo mu iki kinyejana akangaka ko sinzi niba tukemeranyaho na Bob. Ramba kandi ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250. Ndagusuhuje uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko tutibagiwe n'intara ya gatandatu ariyo ya diaspora, indi y'abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko batari mu Rwanda. Nongeye ndaje kuri wa mwanya wacu rero, kuri wa mwanya twihaye kwibukiranya ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire, ku migirire yacu ya buri munsi, tugamije gusigasira ubuzima, ubuzima buzira umuze ndetse bunagamije iterambere rirambye. Uyu munsi rero none wakwibaza uti nje kukwibutsa kuki? Uyu munsi nongeye nikoza ku rubuga rwa kwa.com, nsanga ibintu Michael Bob yanditseho bivuga ku bagabo badakwiriwe kwizerwa, cyangwa se ngo bagabo, umuntu w'umugabo ufite imyitwarire tugiye kureba ugomba guhita umuha red flag cyangwa se ikarita itukura. Wowe ngo ntabwo uba ukwiriye kumwinjiza mu buzima bwawe. Ngiye kukubwira ku bintu bimuranga bitandukanye, nawe muri comment nidusoza uraza kumbwira uti nyamara bya bintu koko nibyo, cyangwa se umbwira uti Bob yaratubeshye. Twagiye. Ikintu cya mbere, Bob yaratubwiye ati umugabo ukwiriwe guhabwa ikarita itukura ako kanya ngo ni wa wundi wumva buri gihe ari inzirakarengane. Wa muntu ugira inzirakarengane, wumva ko niba hari ikibaye bamurenganije, mbese ikintu kiba kimubayeho cyose aba yumva ko niwe ukwiriwe kwitabwaho, mbese kuko yararenganye. Ibintu byose yumva bimugeraho ko baba bari kumurenganya, ntabwo we yumva ko hari uruhare ashobora kugira cyangwa se hari uruhare aba afite mu buzima bwe. Niba ubukene bwamugezeho akumva ko hari abamurenganije, hari abatumye atabona akazi, hari abamutwariye akazi, hari abamutwariye ubuzima, mbese wa wundi uhora yigira inzirakarengane, ngo ni umugabo nk'uwo nguwo ngo ni umugabo uba ukwiriye gutuha ikarita itukura. Ikintu cya kabiri, baravuze ngo aho gukemura ibibazo bye abashaka aho abishyira, abashaka uwo abigerekaho. Umuntu ufite ibibazo ubundi niwe uba ukwiriye gufata intambwe ya mbere kugira ngo akemure bya bibazo bye. Ariko uzatinye wa muntu w'umugabo wita ngo ni umugabo, wa muntu w'umusore, aho kugira ngo akemure ikibazo cye aba ari gushaka uwo yabigerekaho ngo kugira ngo abimukemurire, aba ari gushaka uwo yaha imitwaro ye, aba ari gushaka uwo yakegekaho ibintu bye byose ngo abimukemurire. Umuntu w'umugabo nk'uwo nguwo nawe ni uwo guhabwa ikarita itukura. Icya gatatu, ngo ayoborwa n'ibitekerezo by'abandi. Ariko uzatinye umuntu w'umugabo uba udashobora kwifatira umwanzuro w'ibyo agomba gukora, udashobora kwifatira umwanzuro w'aho agomba guca n'ibyo agomba kujyamo, ahubwo agategereza ibitekerezo by'abandi, agategereza abamuhamagara ngo yewe ngo tujye gukora iki ngiki. Umuntu w'umugabo uwo ntago aba ari umuntu w'umugabo, ngo ntago aba ari umuntu wubaka ahazaza, ushaka kugira iterambere cyangwa se ushaka kubana neza n'abandi, ahubwo abashaka ibitekerezo by'abandi akaba ari byo bikomeza kumuyobora. Icya kane, baravuze ngo ntabasha kugenzura irari rye rishingiye ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se rishingiye ku gitsina ndetse n'irari ry'ibiryo. Ahangaha sinzi niba ari byo abantu bagira amarari ari hejuru adashobora gukontorora. Mu bijyanye n'imitekerereze ho bavuga ko aba ari nka sexual disorder afite, cyangwa se ntashobora mbese gukontorora, ntashobora gushyira mu murongo irari rye ngo amenye ati nditwara gutya. Uzi umuntu uhura n'umugore cyangwa se n'igitsina gitandukanye n'iki
uwo ari we wese akumva ko bajyana mu buriri, ntiyitaye ko asa, ntiyitaye aho ava, ntiyitaye aho ari, ntiyitaye icyo ari cyo, ntiyitaye ku myaka, ahubwo wakumva feri ya mbere ni mu buriri. Umuntu nk'uwo rero ufite irari adashobora kugenzura ry'igitsina ndetse n'iry'ibiryo, wa wundi urya adashyiramo limiti, aho ageze niyo yaba yamaze kurya, niyo yaba yahaze agasanga barya, nawe ahita afatiraho akarya kandi ntacyo yashobora gusubiza inyuma, byose mbese arafanye. Umuntu nk'uwo nawe ngo ntago ari uwo kwishingikirizaho, ahubwo ni uwo guha ikarita itukura. Icya gatanu baravuze bati, Michael Bob yaravuze ati kurebana nawe mu maso ni ikibazo. Ibaze umuntu w'umugabo udashobora kwicara cyangwa se guhagararana nawe ngo akurebe mu maso, niba hari ibyo muri kuganira avuge koko abihagazeho, kuko ubundi iyo umuntu murimo muvugana murebana amaso ku maso, ahanini unamenya niba ari kukubeshya, niba ari kuvuga ibintu by'ukuri, niba ari kuvuga n'ibintu ahagazeho. Umuntu w'umugabo rero udashobora guhagarara cyangwa kwicara ngo arebane n'uwo bavugana amaso ku maso, aba ari nta kigenda. Icya gatandatu baravuze bati yigira umwana mwiza buri gihe. Aba ari umwana mwiza, mbese handi umukenereye arahaboneka. Ni wa wundi uvuga yego buri gihe, akumva ko ari ubwana bwiza ariko ntabwo ari ubwana bwiza. Umuntu ntabwo agomba kuboneka buri gihe, kuko nawe aba afite ibyo agomba kuba arimo. None wa muntu uboneka buri gihe, ubwo nta kintu aba afite, ni imburamukoro, ntabwo yitekerereza. Icya karindwi yavuze ngo yizera cyangwa se yumva ko ababyeyi be aribo bamufite mu nshingano. Yumva ko ibintu byose ababyeyi be aribo bazabikora, niba ari ukubaka nibo bazamwubakira, niba ari icyo akeneye, niba ari ukurya, mbese buri kimwe yumva ko ababyeyi be cyangwa se abamwitaho, abamufite mu nshingano aribo bagomba kubikemura. We ntago biba bimureba, mbese aba ameze nk'akabebe, ahora yibereye akabebe. Icya munani baravuze bati niba anywa ibiyobyabwenge, cyane uyanywa urumogi, uri umuntu uzasanga ari umuntu w'umusore, w'umwana, w'umugabo, ugasanga rwose ibiyobyabwenge ni akantu ke, uriya nawe ntago ari umuntu wo gushyira mu buzima, kuko nta murongo muzima ahanini aba afite, nawe ni uwo guha ikarita itukura. Icya cyenda bavuze bati nta ntego agira mu buzima bwe, ahora aryoshya mu bije, ni nyamugi iyo bigiye. Niba yabonye abantu bari kugenda bigiriye mu mupira cyangwa se bigiriye mu birori runaka, nawe ahita afatiraho akabaherekeza. Akunda kuvumba, mbese nta ntego aba afite mu buzima bwe. Ku munsi ntabwo wamubwira uti uyu munsi urakora iki ngo akikubwire, reka da, ibije nyine nibyo agendana nabyo. Icya cumi baratubwiye bati ntashobora kugenzura amarangamutima ye. Ni wa muntu iyo muvuganye gatoya, iwe hari ako mutumvikanyeho, ahita arakara, umutwe akawubyimbya, cyangwa se wa wundi uhita uzamura urusaku akagira amahane, agakora ibintu mbese biri skandal, ibintu bidakwiriye. Umuntu w'umugabo udashobora kugenzura amarangamutima ye, urakara uko yiboneye, ubabazwa n'utuntu dutoya, nawe ntago ari umuntu wo gushyira mu buzima cyangwa se no kwizera no kwiyegereza. Ni umuntu wo guhabwa ikarita y'umutuku. Icya cumi na rimwe baravuze bati aba ashaka ko yemerwa bikabije, mbese ni wa muntu w'umwiyemezi, aba yumva ko yakwemerwa kandi nta kintu yakoze, gusa aba ashaka kwigaragaza. Bamurebe hariya ko umusore wo kwa kanaka, umugabo wo kwa kanaka, bakumva ko ngo bumve ko ari umuntu nyine uri hayi kandi nta bikorwa bifatika bihari. Kandi ngira ngo tujya tubyibukiranya ahangaha ko urugero rwiza, niba ushaka kwemerwa, niba ushaka kugira igikundo, niba ushaka kugira igitinyiro, niba ushaka kugira ngo abantu ubabere icyitegererezo, wowe kora, ibikorwa byawe bizaguherekeza. Ntabwo amagambo ariyo azatuma abantu bakwemera, ahubwo ibikorwa byawe nibyo bizatuma wemerwa. Rero umugabo ushaka kwemerwa nta gikorwa, ntaki, uwo nguwo ni uwo guha ikarita y'umutuku, ntago ari uwo kwiyegereza, nta kintu aba azageraho, nta murongo muzima aba afite wo kuzageraho, ndetse nawe nta kintu yakugezaho. Twihuta cyane. Cya cumi na kabiri Bob yaravuze ati umugabo ukunda ibihuha cyangwa se ushaka kumva ibintu bivugwa ku bandi, wa wundi w'amagambo gusa, uba ushaka kumva ngo kwa kanaka bimeze gute, runaka ageze kuki, runaka byagenze gute.
noneho yagira nk'amahirwe kuri we, uwo ashaka kuvugaho akaba yagize nk'ikibazo, nawe se yabona. Mbese wa muntu uba ushaka kugira utuntu tw'utugambo, nta muntu ubundi bavuga ko nta n'umugabo ugira amagambo pe, byo dusanzwe tubizi. Bajya bavuga ngo abagore nibo bafite nibo bagira amagambo, ariko abagabo bo mu iki kinyejana hari bamwe na bamwe usanga basigaye barusha amagambo abagore. Rero umuntu w'umugabo ufite amagambo twakwita nk'amatiku, ushaka kuvuga ku bandi, wicaye abataramye ku bandi, mbese nta kintu kizima ashobora kuvuga uretse kuvuga ku bandi, nawe ntago ari umugabo wo kwizerwa, ntago ari umugabo wo gushyira mu buzima cyangwa kwiyegereza mu buzima. Icya 13, Bob Mike yaratubwiye ati arabyibuha uko yishakiye kandi ntagire icyo abikoraho. Akangaka ko sinzi nibe tukemeranyaho na Bob, ariko byashoboka nibe umuntu atagira kwigenzura cyangwa se kwikontorora mu mirire no kubyibuha biragendana. Burya nta muntu ubyibuha atariye. Abanyarwanda bavuga ngo umudiho uva mu itako. Uko urya niko umubiri wawe ugenda wakira bya bintu, ukagenda ukabyibuha ukangana uko wishakiye. Rero umuntu w'umugabo udashobora gukontorora umubyibuho we, udashobora gukontorora ibyo byo kurya akabyibuha uko yishakiye kandi ntagire n'ikintu abikoraho. Umuntu ashobora kuba abyibushye ariko ari na fit, ibiro bye cyangwa se umubyibuho we ugaragaza ko akomeye, ashobora kuba aterura ibyuma, ashobora kuba akora siporo runaka, ukabona ko kuko ari fit, afite 6 pack bimwe bajya bavuga, ukabona ko nyine hari ikintu akora ku mubiri we, ntago yimereye uko yishakiye. Umuntu rero nk'uwo ngo iby'imibiri ko yiboneye, Bob yaratubwiye nawe ngo ntago ari umugabo wo kwizerwa, ntago ari umugabo wo kuzana mu buzima, no guhabwa ikarita itukura. Ikintu cya 14 tusoza, yaravuze ati nta discipline agira mu byo akora. Ni wa muntu uhora ujagaraye, ni wa muntu utiha gahunda nk'uko twabibonye, avuga ibintu bidahwitse, ni wa wundi mbese discipline ye ibigererwa ku mashyi, ibyo akora byose nta discipline ajya agira. Umugabo rero nk'utagira discipline rwose ni uwo guhabwa ikarita itukura. Icya 15 ari nacyo cya nyuma, ngo ahora ataka ibibazo, mbese ahorana inzitwazo ndetse n'amaganya. Hakuze umuntu w'umugabo udashobora guhura nawe ngo wumve ari kuvuga ibintu bizima, wumva ari kuvuga ibisubizo, uhora avuga ati yewe sha ibintu bimeze nabi. Kandi umuntu buriya uhora ataka ibibazo wagira ngo aba ari no kubyikururira. Niyo haza ibisubizo ntamenya ko ibisubizo byaje, niyo yagira icyo ageraho ntago amenya ko yakigezeho, ahubwo we ahora aganya, ahora ataka, ahora yumva ari umunyabibazo, ahora yumva yibera mu bibazo. Ni wa muntu udashobora kuzumva ko yageze mu bisubizo, ni wa muntu udashobora kuzumva ko yakoze akagira ikintu ageraho, ahubwo ahora yumva ko mbese ari hasi. Uzi kuzahura n'umuntu ubona ko hari icyo afite ariko ugasanga ni umukene, ni babandi twita ngo ni abakene ku mutima. Umuntu w'umukene ku mutima rero ari umuntu w'umugabo, nawe ntago ari umuntu wo kwiyegereza cyangwa se gushyira hafi yawe no gushyira mu buzima bwawe, no guhabwa ikarita y'umutuku, ntago aba akwiriye. So nibyo twibukiranyagaho rero uyu munsi, byanditswe na Mike Bob. Nibe hari icyo wumva wungutse cyangwa se nibe wumva hari icyo Bob yibagiwe, nawe ukidushyirire muri komenti. Ikindi usangiza abandi bitwibukiranijeho kugira ngo banisubireho, nibe hari utumwe na tumwe yari afite nk'utu tugeso abashe kuducikaho, abo umuntu w'umugabo nyamugabo. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ukore kuri subscribe, nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe. Ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira utaha rero, ciao bye.